Mwaramutse mwiriwe nizere ko mumeze neza cyane kuri Risi France Lifestyle ndabakiriye kwicano rwose nizere ko mumeze neza. So uyu munsi ngiye kubereka uko twakora gato iryoshye cyane ukoresheje yawurute. Aravuga ati hari umuntu afite yawurute batize yawurute ndazimaze iki cyangwa guze nyinshi n'ikindi. So ngiye kubereka uko ushobora gukora gato ugashyiramo yawurute mu buryo bworoshye bwihuse. Are let's go, reka dutangire. So iki nicyo ndibuze kugiye kuvangiramo ni muri ndibuze gushyiramo gato ngiye nkunda gushyiramo kora papuro ko agiye nkora gato zigafatamo impamvu gashyizemo ntago bibuze gufatamo. So ndakoresha yawurute ebyiri z'Nature, ufite n'izindi za fruit nta kibazo wayikoresha. Ndashyiramo arome vanille, ndaza gushyiramo isukari, ndakoresha sucre vanille na levure chimique, ndashyiramo n'ifarini, ndakoresha na berry fondi, utayifite wakoresha ubuto, ndashyiramo n'amagi ane. Reka dutangire. Hano mfite yama yawurute abiri ya Nature, ndiyo ngiye gutangira nyashyira muri cyo gisoro ngiye kuvangiramo. Ndashyiramo arome vanille gakeya ni nk'akayiko gatoya, naje nshiremo n'aya magi ane, dushiremo na ya sucre vanille. Ubundi kano gakopo nibwo ndibuze gupimisha isukari nshizemo icya kabiri cyawe. Ntabwo nkunda isukari nyinshi, ariko umuntu ukunda isukari rwose washyiramo agapo kamwe k'isukari ka yawurute niko nicyo gipimisho turibuze gukoresha. So washyiramo kamwe cyangwa ugashyiramo tubiri nimba ukunda isukari nyinshi. Njye nashyizemo akamwatsi yako, ntabwo nkunda isukari nyinshi cyane. So ndashyiramo na ya berry fondi, utayifite wakoresha ubuto cyangwa ukaza gushyiramo na margarine, ariko margarine itariyo iyonze byaba ari sawa. So turavanga neza kugira ngo byivange neza rwose. Uvange, fata umwanya uvange neza, biraza gutuma ibintu byose byivanga neza. So nkuko nabibabwiye ko twakoreyemo yawurute niko ndipimisha ndibuze gukoresha. Cyangwa gufata ikirahure nacyo wagikoresha, cyangwa n'ukoresha ntuza imezire zibungana rwose. Nshizemo nkoresheje ubupo butatu bw'ifarini, ndashiremo na levure chimique umusemburo uza gutuma gato ibyimba, ubundi tubivange neza cyane. So ubwo ufite umuryango munini cyangwa ushaka gukora gato nini cyane, wakongera ukazikuba ibipimo ukakoresha ukabikuba nka kabiri cyangwa gatatu bitewe n'ingano ya gato ushaka gukora. So iraza kuvamo gato rwose iringaniye, si nini cyane ariko iraringaniye, irabihagije rwose nko ku bantu nk'umunani ugereranyije cyangwa batandatu gutyo. Katuvange neza, uvangemo neza hasi kugira ngo ifarini itaza kuba yafashemo hasi. Uvange cyane. So nibimara kuva wamaze urangize kuvanga, uraza kuhita ubishyira muri bukoreshe amaforme y'amamore ni menshi. So iyo ukoresha ikoroye kabisa, ubundi ushyiremo, turaje tubishyire mu ifuru. Turatekera urashyira ku 100 mbere no gutangira kugira, uraza kubanza ushyushya ifuru mbere, ubundi noneho turaje tuyitekere kuri gato mu 180 ku bice 180 ku minota 50 rwose. Iraza kuba yahiye, urebe rwose dore isohotsemo nuko urabona irasa neza cyane, irahumura imeze neza. Ushaka ufite waza gushyiramo citron, kaza gushyiramo orange, jus ya orange nawe washyiramo kugeze kuzana umuhumuro cyangwa ibishishwa byayo. So murabona ko rwose irasa neza cyane. Mu bantu bashaka gukora gato rwose dore biroroshye ntabwo bigoye. Dore bukeye bwaho dore isigaye, urabona rwose yariwe yahise yenda gushira. So nizere ko murebye video rwose ari ikikwigisha cyangwa ari cyakunguye. Igitekerezo wakwandika muri commentaire, ubaye waritetse wazambwira uko byakugendeye, iyo bari iryoshye. So wagerageza nawe. Ndabashimiye cyane wowe urebye iyi video, gumana nanjye ukore subscribe kugira ngo n'izindi video zibagereho. So ndashimiye, Imana ikomeze barinde. Ciao, a bientôt.